aho rero ni dasi yabonye kuri X ibiritsa Twitter yikwereka ndi sasa Instagram ndakwikore yandahita mbibona ntari kuri Twitter niba bitari mu ijoro nako hari mu ijoro cyane ni hari saa 12 itangazo ryasohotse saa 9 itangazo urumva ko ari nyuma y'itangazo nyine saa 12 itangazo ryagiye hanze nka saa 8 gutyo saa 9 ubwo itangazo rimaze kujyaho ahagaragara yitabaje zimwe mu nshuti ze ndetse n'abandi bamushakaga babaciyemo Hunter aravuga ati ekisi yawe ntago ikirimo urumva kuko Hunter nigeze yitaba na rimwe urumva ibyari byumvaga nka rumazi magambo ko nawe ashakishwa wenda umutima ukamushinja ko hari byo wenda yariye muri aperi cyangwa yajyanye nabo cyangwa yabayemo uko yabayemo uko nabandi bafashwe babayemo nawe ariko yabayemo ariko hakaza abari bari ku YouTube bavuga ati Hunter yahunze nawe akavuga ati kugira ngo yerekane abantu ko utahunze yagomba kubigaragaza ibyo arimo sibyo Hunter kandi ubwo nanone aho abantu babiheraga naho nibena nkaho ngaho bavuga bati ko abandi babafashe nawe yararimo akaba ubwo ntiyaba ari inzira yo kuvuga ati reka mbe mbitorotse mbe ninyonyombeye ndebe iyo byerekeza nabo bo bantu wenda nabyo babitekereza nubwo we avuga ko yaragiye nyene mu ashaka abakinyi muri cyane ubwo umuhungu yaje rero gufata kuvuga ati wagaruka bwo bigaragara ko ubwo hari abantu bampaye amakuru ko nta kibazo mfite iyi mikoro n'imbuga nkoranyambaga bishaka kukubeshya cyane nshaka gukoresha ibindi bintu byagukoresha utangaza kubanga ibintu ngo bimeze none imbuga nkoranyambaga zo zaje zo nakandare yaherukaga ngo mfilime abantu ngo reka mfilime ngwaraje yani imbuga zo nimbi cyane ubwo yaje gutekereza nyine kugaruka ashaka kuza kubera abo bantu bamubwiraga bati wowe hugura nta kibazo byarangiye ntubona nitangazo ko ari 20 nta wundi wenda bazongera kurikirana rero bisi ziva Uganda ariko se umuntu aribaza buretse gato mutangaza umuntu aribaza ko imikino ya cyane yaragiyemo wari umwe yaraje kuri iyi match ngo arebe Dong Menge se cyangwa ari wa muntu wamuganije aho nacyo ni ikindi baramuganije Uganda mwereka ko nta kibazo watega indege ya match imwe Faustin kandi ko ayo yari yarayariye ndavuga yo muri Dongo Mingi ntabwo ari mwigeragezwa banavuganaga karwara urumva inde urwaye ni Dongo Mingi Dongo Mingi yarakinye oya Bero keretse ariko shaka nawe Dongo Mingi wari gukina urumva ikiri bumugarure kindi hari abandi bakinyi se ari buzane hari izindi negosi nanjye ndi kwibaza aho ngaho ntiyagomba kwigumira wenda muri iyo cana akaba yakomeza nakubwiye ngo Hunter yari afite abantu benshi bavugana muri zo bamwe mu nzego nyine abamuhumuriza bamuhumuriza urumva ubwo nawe yari kandagiraga yabikekaga ariko bakamubwira nta kibazo ufite mwana wizire hari wigeze guhamagaza ariko niyo tekinike nawe wamugani yabona igihe cyose amaze yabona abandi bose yajyana nabo investigation uhumuriza umuntu yabona abantu bose bagiye bitaba azizana mu buryo bukoroheye itiriwe ujye kujya mu Rwanda ati we mu butekereza nturi kuko mukuza yageze ahantu nka saa 5 z'ijoro agiye gufata bisi muzana i Kigali ahasanga imodoka iparikiye y'umuntu ufite plaque y'Ubugande haramubwira ati ko bisi mbona zirimo kugira ntugiye Kigali ikintu numva n'umuntu yahise avuga ngo aragarutse we yabonaga nta cyaha kivimo abantu 20 batangajwe nturimo ubwo rero niba ari ibyo yari yagiye ameze nk'ukwepa ariko se niba yaragiye afite information yuko nawe isaha n'isaha bamuhamagaza bakamubaza kucyayo makenga atakomeje kubaho ngo vuga ati ningerayo birangwa ari igihe ubutegura ibintu ariko wabona abantu bavuze ati aba nibo ministeri y'ingabo bitangaje wese uri wigeze utumizwa sibyo ni wigeze ugira ahantu namwe uvuga ati itike y'indege nayiguza hana sibyo muri kese zagaragaraga abantu baguze itike z'indege nibo babanje cyane kubaswa ibyo amahoteli nta wari ubizi ko wenda byanajyaho wenda no muri atangazo ne risomye ngarisesengure
yahise atekereza icyatuma yigarukira amahoro ye akibera ko bamaze gutangaza abashakishwaga. ariko Faustin Yego. nge umutangaza agera mu ndasinuka nge ndi muri iriya kesi ya APR niyo naba ndi mu bagize gute kirya gihe nkaba naragizeho muhurira n'agafaranga ka ubu bose urabasaba bahunge se oya ndi kubasaba ngo bahunge nge nakubwiye nagira amacenga nabo macenga ariko yaboneye nka kesi irangiye ariko yabonaga kesi irangiye nagira amacenga ahubwo nge nkanijyana ndakubwira ngo yabonaga kesi irangiye nge wumva icyo nakora ari kwijyana batamutumije nagira amacenga ibyo mutangaza ajya kubaza uri gukangurira abantu guhunga. oya ndi kubakangurira uraza kwijyana kwijyana se batabatumije ngo bajyane ubuhamya bavuga bati ngewe mumbaze bino byose batagutumije wakwifungisha wababwira ati Wakwitwara. nanjye mumbaze. ariko bamukubita ngo ikinyoma hatari afitemo ikinyoma cyinshi bamukubitaga ngo siyasa kugira ngo abone ko agaruka mu gihugu. ntabwo biba ari ikinyoma mutangazaje Ahubwo ni buriya- tekinike zo gushaka kuzana umuntu ngo ugire ibyo umubaza ariko mu buryo bugeze Donc, gute urabona Leonida ni ukuvuga ngo anta unabikurikiye neza baba bagikurikirana amakuru bitavuze ko izina baritekerezaga wenda mu bigaragara ariko wenda ahubwo muri aba bafashwe uko bagenda babaganiriza bababaza basanga nawe hari abandi barimo biyongera. batanga n'ubuhamya wenda N'ibi- basiye ubuhamya basanze nawe oya bamutanze biranashoboka ko icyiciro cy'indege kirangiye wenda hari bageze ikindi cyiciro cy'amahoteli Nabyo byashoboka. urumva we rero kuko atarigeze yitaba yavuze ati reka ngaruke ariko mu madege nubwo twe twavuze indege za Misiri indege ni nyinshi indege byo ni nyinshi indege za peri ni nyinshi ni nyinshi niyo muri Tanzania RDF yanditseho indege ntabwo RDF Ntabwo yavuze RDF Misiri. ivuga Niyo mpamvu- ngo indege ntabwo ngo yavuze zijya mu azamu Misiri. ntabwo yavuze niyo mpamvu sekafu ku by'indege hazamo n'abo bacuruzi nyine wavuze bakuye muri shike ni indege nyinshi n'umudamu turaza kumugarukaho kuko nk'uyu wenda uraza kutugira wenda mu byo ashobora kuba akurikiranwaho ariko byagiye bivugwa bati yajyaga gushaka abakinnyi gusa bikavuga ko hari uwamufashaga urumva rero kandi nabwo yagiye kandi Zambia nabwo ntabwo yagiye icyo gihe nabwo ntiyagendaga n'amaguru oya hari indege nyinshi kuvuga cyane indege za mbere y'indege ya Ariko ni mbere y'indege oya we mbere y'indege ya piramide oya hari match yagiyemo za Uganda urumva nka match yahuje bafungura Nambole Stadium indege zo kujya kureba ba Kapumbu ni bari Kapumbu wa undi wa mukinnyi watsinze ibitego bitatu Kevin Kapumbu oya Siyakomba Siyakambo Siyakambo wenda n'izo ndege nazo zishobora kuba zabarwa n'abari kibanda n'abari kibanda wenda zabaga za peni tubizi wa mugani zabaga ziri muri ubwo buryo wenda bazimuhagamo twabimenye nyine nibyo kwibaza ndabamba ndiwe tubwiye ngo baguriye abakinnyi ya peri baraka ntabwo nibyo nanjye nari nkubwiye ko nibyo mpamvu nakubwiye ngo iyi dosiye yaje gutya byanze kunze uwagize aho ahurira n'ikintu cyo muri aperi muri biriya bihe bikaba byagaragara ko nacyo kitari kinyuze mu mucyo uko byagera kose nta kuntu atagira amakenga ko nawe igihe n'igihe yagira gute yahamagarwa ngo nawe abe yabibazwa ubwo yaje kujya ku hantu bafatira bisi za volcano hari i Bugande asanga bisi ishobora kuza kumutinza amasaha ashaka kugenda haza umuntu w'umunyarwanda yaraje na bisi ko yashyiragaho indege se imifaranga ashaka indege bya social media bya social media umuntu ubireka nyine no gukabya ashaka urumva kugira ngo bereke ko akazi kagakora neza yabwo ni nka babandi baforenganye bakubiseho bati turaje abantu babishizeho ya video bakavuga ati baforenganye baje nkora nyambaga zakubeshe urumva afata umugabo aramubwira ati nanjye ngiye muri ibyo bice byo ku mupaka wa Kagitumba wa Kagitumba wa Gatuna urumva oya Kagitumba harya gare yaho bayita ngo ni iyahe gare ya Kagitumba se cyangwa y'Ikampala bayita New Park Gicumbi umwanya wanjye yarahamburiwe aje nshakisha yambuze harya mwari muri kumwe bari kumwe ni ukuvuga ngo buye uwo muntu yamubwiye ko we aje ku Kagitumba yaraje gushaka abantu bagenda baganira na bisi yashakaga ni ya Kagitumba kugira ngo azahita akomereza ingoma Kagitumba uraza ugere hariya Kagitumba ufate bisi kugeze Kayonza uhita ujya ingoma arangije aramubwira ati nanjye ngiye hafi y'umupaka ngiye kwirebera inka zanjye
ati ndakuzi njya nkubona rwose ni Kigali ndahaza mubwira ubuca ahantu byose uburyo umuntu waje gushakaho amakuru niho wabimenya ahita akubwira n'ahantu akuze ataravuga ati mbonye rifite imodoka yihuta urumva ati reka nanjye ndamena amakano ka essence rwose tugende ati nabo bareke tugende tuganira aba bantu bandi wari ugomba gushyiramo ubagezaho hafi y'umupaka bareke bahita bagera mu modoka mbarara imodoka Masaka igenda ari private cyo bita mbarara Masaka handa barawukandagira mungu arihuta nawe ariko agenda ababwira abantu ati mugejeje sibyo abaganira ayohereza ku message aho bageraga bagafata ka cyayi we yabaga wenda yohereza ka message hanta wenda nawe ari mu kurya kunywa ka kofa uko imodoka bahagaze zigira ahantu ugenda zihagara mufata akantu ko kurya cyangwa iki mu gihe uvuye Kampala ujya Masaka werekeza Gatuna yego araza rero aramuzana nose ibyari Kagitumba ariko ubwo anta hari kubera kutamenya se ibice bya za Uganda ntabwo umuntu yagwari Kagitumba ni Kagitumba ntabwo ari Gatuna nkubwira Kagitumba bamuzanye aramuzana amugeza Kagitumba buriya maje no kumuganiriza rwose amushyira muri muda mubaza ugiye muri amunyuza ku isoko anti naragufana amunyuza ku isoko rya Sofia za Sofia ari aramunyuza nk'ukwazi bamugani wawe aramubwira agenda baganira amugurira za matoke amugurira na kapo yo mu nzira abo tumushetera ku muhanda agenda amubwira ati turiye urumva turumbe harya turumbe bisobanura no gutera no gutera turumbe twatake twatake turumbe tugende turasitimu kabisa urumva baraza rwose baganira igiparuri cyose amubwira ati ebana mfite abakinnyi nabashaka kuzazana bare ba Mamerida mfite uburyo nacishijemo ndabaranga ndabazi urumva ba Panturo Diarra n'abarangi ya peri biranga urumva baganira rwose umupira bimeze neza tekerezo kunda cyane wanazanye Big Bero ati nabyo urabona ko rwose nakazo uri kugakora neza cyane ati eba nandi bugande za abakinnyi babonye ati dongo menge niko burya nawe rero nubwo itamwemeye ariko nawe atazabamara bya namara gufatisha championnat irago yakinaga neza ati harabitwa barutonesha Hezbollah nabajyanye ise harabo yamugeza muri Iraq umva bivuga Iraq yagiye mu barabo nabagitego nabanje umuhungu ebana bagenda baganira kandi zirangendo kenshi rero ni dasi buryo uri mu ngendo hari gihe ubura n'umunyarwanda ukagira ngo bamugane umunywanyi wawe yabo barashara kuganiriza ari umuntu muziranye afite yangendo igihe ari wari uhura n'umunyarwanda ukavuga ati umuntu se cyangwa tuziranye akakubwira ibintu byose ukora kavuga se ayo no mutarama rwose no mufana wacu kuri channel buri abadukurikiye cyane bari baba banatuzi uzi ko ntarinzi ariko nge burya rero nida nge mu rugendo ndikandagira hari uwo twajyanye uva mutangaza uretse ngo nkuru uyu muyobozi uvuye mu kiganiro cya mu gitondo yabaye muri polisi harya yoya ntagiye kumva ati mwirirwe rero nida ariko rero nidahigeze kuba muri polisi igihe gito yayibayemo umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yigeze kuba muri polisi igihe gito kabisa niyo mpamvu yari mu by'itangazamakuru niba yari mu bya stage avuye nko ku ikosi ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rwose hari uwambwiye cyagiye njya Tanzania hariya i Nairobi arambwira ati tujyana ati hano mbafitemo ahantu muri tingugurire kofi ngo tube tuganira kandi amugana ibyorere timeze neza reka uburyo ugomba kwikandagira ugenda n'amakenga ntacyo nishinja gikomeye ayo ni ya makenga navuga ka rero neza ko urugendo narwipangiye urajya kumva ngo uranjyana nawe unjyana he ni nyamo natinyemo ariko wari nyine nanone inshuti yikura ku nzira ubwo yaraje rero nta nshuti ukeneye ku nzira urumva rero nidasaraje avuga ati sinagutera rero mu mafamu yanjye aho ngiye kwirebera inka zanjye reka ngugeze ku mupaka neza rwose ugenda amahoro n'umufana wawe uteze wambuke neza hageze rwose mvanamo ibikapu byo namubwira ati dore ngaho hariya uteza kuri immigration nawe nyine ahita ahamagara abagenzi bati nayaje hanta agera muri immigration abantu bari bamutegereje immigration iramubwira ati nyura hariya passport yawe ari ukuntu bayohereza ahantu urumva ukagenda uyikurikira bakubwira ati genda usange runaka hanta yagezeyo asanga bamutegereje baramubwira ati niwe biganiro hanta okay twege turi ba runaka dushinzwe ibi hari kesi iyi n'iyi ubazwamo vayo tugende i Kigali tugende ujye kubazwa ibi bibazwa n'ibikapu bye icyo gihe uhita ukubitwa n'inkuba kubitwa n'inkuba ibyari ingoma biza Kigali
urwo rugendo ko ruba rubi. urugendo rwa Vigo atekereza ibyo yaganiraga na wa munywanyi ati kumbe wa munywanyi yaramudepoje amudepoza mu yandi maboko. umunywanyi wenda yahise anisubira yahise yikatira yigendera abona ariho yibera. Hanta akubitwa n'inkuba aravuga ati ubundi ariko numva umugabo aravuga ati n'ubundi nari narutegereje nari ntegereje igihe wenda bazahamagarwa cyari ikibazo cy'igihe.